neza kuri Go and Study Scholarship, aho tugenda tubagezaho amakuru y'ibintu bitandukanye dusanga mu burezi. Hano tugenda tubagezaho available opportunities ahantu hatandukanye. Rero mukomeze mudukurikire kuri channel yacu ya Go and Study Scholarship kugira ngo ibyo byiza tubafitiye bitaza kubacika. Rero kuri uyu munsi twaba tugiye kubagezaho ibyo NESA yatangaje nyuma y'iminsi ishize hari ibyibazwa kuri buri muntu wese, amanota azasohoka ryari, bizagenda bite ko tubona igihe cyagiye. Ariko kuri uyu munsi twaba twabazaniye igisubizo cyiza cyatangajwe, aho tugiye kubagezaho ibikubiye mu itangazo NESA yashyize hanze mu masaha atambutse. Rero kuri uyu munsi twaba tubafitiye byinshi. Hari ibyo tugiye kubagezaho kuri NESA yagiye igaragaza, yagiye ivuga ibintu byinshi byerekeje uko amanota azagenda atangazwa step by step. Rero hano NESA ikaba ibibutsa kuba alert, mukitegura. Ikaba yatangaje umunsi, isaha ndetse n'itariki ayo manota azasohokeraho. Rero mukomeze mube alert igihe runaka cyateganijwe ayo manota akaba azajya hanze. Rero reka tubereke itangazo hano NESA yashyize hanze rigaragaza igihe amanota azasohokera. Hano Minisitiri y'Uburezi yishimiye kumenyesha abakandida bakoze ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye A-level, ababyeyi n'abafatanyabikorwa bose ko amanota y'ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye A-level umwaka w'amashuri wa 2024-2025 azatangazwa ku wa mbere tariki ya mbere Nzeri 2025 saa 9 z'amanywa. Hano NESA ikaba yagaragaje itangazo ry'igihe amanota azasohokera, ko azasohoka ku isaha y'isaa 9, ya masaha meza mumenyereye, aho buri muntu wese aba yavuye mu kazi yiteguye kureba ibyavuye mu bya leta yakoze. Hano rero ni tariki ya mbere Nzeri cyangwa ukwa 9 2025. Ku izo tariki niho amanota azashyirwa hanze. Rero hano mushobora kuba mwakurikira uwo muhango wose wo gutangaza amanota binyuze kuri YouTube ya Mineduc. Aho ngaho hano niho mushobora kuba mwarebera ayo manota, abahabwa ibihembo, abatsindiye ibintu bitandukanye. Aho ngaho rero niho mushobora kuba mwakurikira uwo muhango wose. Hano hari linki ihari mushobora kuba mwakwifashisha kugira ngo ayo manota mube mwayabona. Noneho hano niho bisa nkaho byasobanutse nyuma igihe kinini hategerejwe izo rezilita. Rero nizere ko mwese mwiteguye kuzareba ibyavuye mu byo mwakoze mu mwaka wa 2024 ndetse na 2025 kuri iyo poromosiyo. Nizere ko wamuherereye hose muzatsinda, bantu bacu mudukurikira kuri WhatsApp ndetse no kuri YouTube channel, ko ibintu bizagenda neza. Hano rero bwari uburyo twari turimo tubasobanurira itangazo ryashyizwe hanze na NESA rigaragaza igihe amanota azasohokera. Rero mukomeze mudukurikire kuri Go and Study Scholarship, turacyababikiye byinshi, agaseke karacyapfundikiye. Ni Alphonse kuva muri Go and Study Scholarship.